imirwano by'irakaze byo nta ariko ntago nabanga ikaze cyane kurenze yahise. Ariko igihari ni uko hariho urugamba hagati ya M23 n'imitwe ihuriye mu ihuriro rya Kinshasa. Ubwo ni imitwe irimo Wazalendo, harimo buriya iritirwa Wazalendo, ariko harimo FDLR, harimo ingabo z'u Burundi, harimo na FARDC. Rubango nk'ijoro ryakeye habaye imirwano yitwa Kinigi, aho iyi coalition yateye M23 mu birindiro bye, ariko birangira nyine itabashije gufata aha Kinigi. Ikindi nabwira nuko mu kanya mu ma saa 5:50 nibwo uwitwa General, ubwo ni Delita, ubwo yibwo yaje yumva n'abazarendo, witwa General Delita na General Maheshi, nabo bararimo kurwana na M23 ku musozi witwa Ntete. Uyu musozi witwa Ntete rero bivuze ngo bashaka kuba bafata Masisi zone cyangwa se kuyikatinga, kuko ureba hejuru ureba hasi ya Masisi zone, urebye n'ibyo barimo nubanga intambara nyine irakomeje muri bice bya Masisi. Ikindi yagira ngo byo wenda ni inkuru iri Kimomo yo ko hari drone yarashe muri Rumangabo. Ahangaha ikaba yarashe mu nzu y'abadozi n'abapakazi bafite inzu badoderagamo muri cya kigo muri park, inzu y'abagaridi ya park muri park ya Virunga mu gice cya Rumangabo. Niyo yagize gute, niyo yarashwe na drone ya FARDC muri cya kigo cya Rumangabo. Ntabwo barashe mu kigo cya gisirikare, ntabwo ari mu kigo cya gisirikare, barashe muri park, kuri mu nzu z'abagaridi ba park, ariko urumva ni muri ntuza yawe, ni muri area imwe, ni hafi y'uruzitiro rw'ikigo. Hanyuma se Rubaya ko bavuga ko guhera mu gicuku kugeza magingo aya intambara, masasu, bibunda byose birimo kuvuga nibyo? Rubaya babashya Rubaya ntibakubeshye. Rubaya se ibyo bikuvugwa nabonye n'abazarendo bakomeje bamaze bisaba ngo bagiye Rubaya, bageze Rubaya, so bari mu bice bigana Rubaya, bari muri access zigana Rubaya. Kurasayo barasira kure, ntago bararasayo, nta bombe iragwa muri Rubaya ivuye mu bazarendo, ahubwo icyarasheyo ni drone. Cyarasheyo ni drone. Ahari imirwano mu bwenge za Kinigi mu bice bya naho handi mu bwenge. Twari twabonye inkuru ivuga ngo coalition yayifashe. Bari bararebana urebye ikintu kupa Kinigi na Cyugi nta bye kinini kirimo niho kumureba umwe hakurya undi hakurya, n'umusore twegera nyine ibyo twe tuvuga ko bari kurebana ingwe. Ibyo kuko ni ukuvuga ngo reba uhagaze kuri DC undi ari mu iyo nzu ya RDP, uburyo mwamurebana nuko bimeze nyine. Yego, ariko urumva nyine iyi coalition yaciye mu bice byinshi, yongeye guca no muri axe ya Ngungu ayitwaza Gasaki na Ruzirankaka. Ahangaho bararwanye beturirana, bari bayihatse, bafashe Gasaki amasaha make irahabaka. Ikindi ijoro nabwo ejo bari bajana mu bice bya muri za Rumbisho birwana Rwanda, ariko ntabwo ndamenyeze leta, ariko nijoro ahitwa Cyangugu naho bari bahateye. Mu kuhatera M23 ibashe gusa nk'ikora repli tactique, yari point strategique, nako yari repli strategique mu kuva muri ibyo bice. Hanyuma mu gitondo saa 10 za mu gitondo yabyukiye, ngo nijoro njya kuryama mu masaha 9. Amakuru ari nuko Wazalendo yamaze kuhagera, ndetse n'abaturage batangiye guhingisha inka bazijyana ahitwa Numbi. Ubwo ni muri Karehe, ni muri Sud Kivu, ariko ni mu Karehe yegeranye na Masisi y'Amajyepfo. Nuko rero bimeze nuvuga ngo ibice byinshi by'imirwano Abazalendo bahajanye na FDL, bazana coalition, bazana n'ibese byose, bazana n'abacashura, ku buryo rero urumva ni intambara itoroshye kuri gice. Gusa ariko nabasha kurenga yaba imbere rwose cyangwa Magasa. Hanyuma se urabona byerekeza he Meki? Jewe ikintu mbona nuko urabona ko M23 yakomeje kuvuga ko iri mu kubahiriza ibiganiro bya Doha, irubahiriza ngo masezerano. Mu by'ukuri urebye neza coalition ntago yo ifite gahunda yo kubahiriza amasezerano, ntabwo ifite gahunda yo kuba yagira gute yahagarika imirwano. So rero urebye neza coalition ifite gahunda yo gufata umujyi wa Rubaya, kandi ikaza Goma, ikaza no mu mujyi no mu Rwanda. Ibyo bwani babivuga bana ninjoro hariho n'abambwiye ko abarwanaga Kinigi baririmba ko batashyiweho mu Rwanda. So urumva rero iyi ntumbero iyi coalition ishaka urumva ntizava ku bintu. So rero ukabona ko M23 birasaba ko birayisaba imbaraga zo kwirukana iyi coalition ikayijyana kure, nuvuga ngo ikayikura muri Masisi ikayijyana Walikare. Ariko mu gihe coalition ikiba muri Walikare ntibizakunda,
ikiri muri Masisi ikeneye kuza rero gufata Masisi kuko nayo idafite Masisi iri Walikale ntacyo ifite. Nigeze kubikubwira ndavuga ngo umuntu uri muri Masisi akaba adafite Walikale ntacyo afite kuko azahora akeneye iki concentration operation zo kujya gute abashe kwirinda. Hanyuma uri muri Walikale nawe ntatuje kubera ko uri muri Masisi nawe niki nawe aramureba. Muri make urumva ko intambara niteze kurangira gutya gusa ngo irangire buri wese akeneye kusundi. Ikindi urebye noneho n'icyo bakoze harimo bya bitero birisi militani yawe nigeze kukubwira ko babiteguraga uribuka tuvugana ko bari gutegura ibitero birisi militani by'impande nyinshi. Urebye rero nibyo biri kuba rwose ni impande nyinshi cyane nyinshi kandi ni benshi bafite morali babonye amafaranga bamwe bavuye kwiga nk'aba FDL bavuye kwiga za Kisangani bamaze bavuye kwiga ibijyanye n'amadrone sunuvuga ngo hari imbaraga nyinshi cyane. Ikindi noneho bariyongeye bariyegeranyije nuvuga ngo yaba wazarendo yaba FDL babaye bamwe urumva numva no kwamenya none n'abarundi nabo bari kuzamo ushobora kubamenya kereka mvetro we igize gutya kigafata amatekwa cyangwa se akagira abapfa nibwo wenda abantu bashobora kubimenya. Muri rusange umva ko ibintu mu gice cya Nord Kivu rwose bisa nkaho biri uko abantu ari kubyumva imirwanire irahari aho batse mvetro ntabwo irabasha kuba bakura kandi bane barabasha kujya imbere uko yafungiye mu bice badashobora kunyura kuko niyo namuka barenze Kinigi rubaye barayifata. Nekira katugushimire ku mwanya duhaye. Urakoze cyane. So Melchior Kayiranga.